Ibihe byiza kuri mwebwe mwakurikiye Laurentine TV show, amahoro n'umugisha ibe kuri mwebwe mudukurikirana muri aka kanya. Ndatekereza ko ari kabisa wanyu muzi nk'ibisanzwe, ariko noneho muri aka kanya tukaba dufite umutumirwa nyiri bigwi, tukaba dufite nyiri mari y'umutungo wa mwita Laurentine TV show, akaba ari we nyiri iki kinyamakuru. Reka adusangize ibintu byinshi. Twifuje kuganira mbese muri make. Yari yaransabye ko ngo naza nkamuganiriza ku byerekeranye n'ibintu biri kubera hano hanze, biri kuvuga ku byerekeranye n'ibintu by'ingo n'ibintu by'inkundo. Akaba rero yifuje ko twabiganiraho, kandi akaba yaransabye ko namubera n'umunyamakuru kuri iki kiganiro, kuko nanjye mbifiteho nosiyo. Nubwo wenda ntarashaka, ariko nanjye mbifiteho nosiyo. So rero reka tumuhe ikaze Laurentine TV kugira ngo atwibwire neza, n'abatari bamuzi bamumenye. Twagiye bari ikaze nawe. Murakoze, ni Laurentine TV show. Mumeze gute? Izere ko mumeze neza. Ndabasuhuje abari kutureba bose, adukurikirana ku munsi. Ndabasuhuje. Banaje nyine ni wa undi mumenyereye, muramenyereye. Ese Laurentine, namahoro, nizere ko meze neza. Meze neza cyane. Ndashima Imana. Barakumenye, baranakuzi. Baranzi cyane. Binarenze, sibyo? Hari ikintu kimwe jewe nifuza kukubaza. Yego. Urubatse? Yego. Numva nyine ufite umuryango cyane rwose. Wewe urugo rwaraguhiriye. Yego. None hari n'abandi bitahiriye, sibyo? Urabona biva kuki kugira ngo umugore n'umugabo bakora ubukwe, basezerane, nibigera hagati nko myaka 2 cyangwa myaka 3 bahite batandukana ako kanya, kandi bakanatandukana bihaye Rwanda? Impamvu nyine ibyo byose bibaho, ushobora kuba uri kumwe n'umuntu, ubukwe bukaba, mugakorera mariage, cyangwa se mukajya no mu murenge, akanagusaka akanagukwa, ariko nyuma yaho bigahinduka. Abona nyine guhinduka, nyine urumva guhinduka, nyine Satani niwe wazamukiye mu bantu. Hari igihe wenda ubundi cyane cyane ingo zikunda gusenyuka kubera gucana inyuma, no gukora mu matelefone y'abantu. Umugore akaba yareba muri telefone. Utararenga aho hantu ngo bikunze guturuka ku gucana inyuma. Yego. Ese biterwa n'iki kugira ngo ntunyurwe n'uwo washatse? Biterwa nyine n'ibishuko biri hano hanze. Tureke ibishuko, kuko umuntu abaza ubwenge, ntabwo umuntu aba ari umwana. Umuntu ukuze aba atandukanye n'umwana. Ubu se wewe wacinya umugabo wawe cyangwa wigeze ubikora? Kuvuga ngo biterwa n'ibishuko, bishatse kuvuga ko we nta bishuko wigeze uhura nabyo hano hanze? Oya, ntabyo nigeze nkora. None rero ndashaka usizengure neza hagati aho ngaho. Kuki umuntu mukuru ashukwa n'ibintu biri hano hanze kandi ari umuntu mukuru, bikanatuma yihekura? Kwihekura ikumva icyo kintu, kwiyambura ubuzima, urumva agashukwa. Ukumva nk'umuntu araje akakubwira ati Laurentine, ngo buriya rero umugabo wawe ngo namubonye ari ukabari ngo uri kusomana n'undi mugore, ngo reka nkwereke ifoto. Nakumva amabwire, iyo wumva amabwire cyane agahita afata n'ifoto akaeditinga, kuko afite n'ifoto y'umugabo wawe, niyo agahita bihuza biri gusomana, kuti ngongera abafotoye nijoro, wabibona ugahita usara, ugahita ugira uburakari nyine ukaba watereka nze, ugahita ujya gutandukana nande n'umufasha wawe, sibyo? Ariko noneho hari ahandi hantu njyewe ntekereza ko aba bana cyangwa wenda abakoze mariage cyangwa wenda bashingiranywe, kumva bagera hagati nko mu gihe kingana gute n'amezi cyangwa wenda n'imyaka, bagahita batandukana. Hari ukuntu ujya gutereta umukobwa, urumva, ukamuteta pe, ukamushyiraho mu rukundo, akakwemerera rwose, muri iyo minsi muhamuhararanya kwitaho no kumwitaho, urumva. Noneho umukobwa akaba yarimye ibintu umusore, akamubwira nti ngo nzabiguha twabanye. Uri kumva icyo kintu? Nyuma ndabyumva. Noneho wamusaba kubana nabwo, urumva uba ufite n'irari, uba ushaka no kumenya n'ukuntu ateye, sibyo se? Uvuga ati ariko kino cyo cyanjye ubundi giteye gute, sibyo? Ngo wabikoraho mwumva uko bimeze. Noneho wabona ugiye guteranya n'umugabo ukavuga ati nta kundi arambye ngo azayimana tubana, sibyo? Igihe cyo kubana cyagera, batakoze umurenge, batakoze urumva, akahita amubwira ati none, urumva, aramujyanye, umusore amujyanye mu rugo, umugore bamanye iminsi 2, ariko ntago ari kumuha ku bintu ngo amushimishe kuri ya mabanga, urumva icyo kintu? Arimo kumubwira ati noneho ngo tuzabanza tujye mu murenge, urumva, ngo genda ngo nzaryamana nawe. Urumva ahantu beef itangirira, ubwo genda gira ngo nkubwire ukuntu
impamvu intandaro ya byose kugira ngo abantu babana bafitanye n'amakimbirane binatuma na bamwe nyine batabana ngo barambana akaramata urumva. Noneho subona ko amubwiye ati nzabiguha nitubana, ngo nzaguha ibyishimo, ngo nzajya abane ngo nitubana, wenda nta bushobozi bwo gukora mariage afite na n'ubushobozi bw'uburenga afite urumva. Aravuze uti reka tubane gutya ibyo byose tuzabigeraho ubushobozi nibuboneka urumva. Umukobwa arabimwemereye ariko mu buriri hehe kwaje wapi, ntabwo ariko ngo bararyamana bagaterana umugongo urumva. Icyo kintu umusore akagira gutya kibakuye akavuga ati n'ikindi nzagikora ariko tujye mu murenge kubera yuko ndamukunda sibyo. Yanyemereye kuzampa ibyishimo ariko nakoze umurenge, nabwo mu murenge bakajya akabikora akirinda akabigeraho urumva. Icyo kintu noneho ibyo byavaho bagakomeza bakabana urumva, ariko abarubanda ntabwo baba bazi ikiri kujya mbere. Nawe ndaza kukubaza urumva, nawe ndaza kukubaza aha. Noneho bigezeho mu murenge nabwo urabaye urumva, nabwo birabaye. Kameramani nari kududeranje kameramani sinzi mba wenda byazimye bino byuma byazimye. Aha none uwo murenge urumva, umusore akiringa kugira gutya ukaba urumva, bari kubana ariko mu buriri kwaje nta kintu na kimwe biri gukunda, nta kintu kimwe bari kumumarira mbese ngo arimo kumugora muri make. Kandi umusore burya abagabo bagira kwihangana. Noneho umurenge urabaye n'undi bageze mu buriri yongera amuteye umugongo bagiteretana yamwimye kubiri kandi akaniga kabya abandi. Bageze no mu buriri amutera umugongo, bageze no mu buriri amutera umugongo kandi yaramusabye kubanza bakabana. Bajyana mu murenge nabwo bakora umurenge birangiye amutera n'umugongo ngo tubanza dukora ubukwe. Urukundo icyo kintu ndiko cyumva. Umusore agize gutya rukumiza zose biri kunyuramo arihirinza agize gutya bunye n'abaterankunga bakoze ubukwe urumva. Aha agahita amubwira rero bakoze ubukwe urumva. Agahita amubwira ati rero njyewe ndacyari isugi urumva. Ngo ndacyari isugi ngo reka mbanze mbitekerezeho urumva, ngo mbanze nakwiyumvemo urumva, ngo mbanze nakwisanzureho ngo nyuma yo gukora ubukwe urumva. Ngo noneho ngo numva binjemwo ngo kubana nawe ngo ntago ari uguhora ngo turyamana urumva. Ngo njye ntago ndi ingorofani urumva, ngo ntago ndi moto burira bikanya buri kanya urumva. Urikumva icyo kintu? No ndacyumva. Ubwo urumva umugabo ahari bizagenda bite? Umugabo azamuca inyuma. Namuca inyuma umugore azapfuba kandi azabibona, hazabaho divorce. Wa mutungo wose umugabo yaruhiye awugabaye n'umugore kandi udafite icyaho. Urikumva ukuntu bimeze? Nawe urami impamvu zawe kuko impamvu zanjye ntaze zirumvikana. Ukuntu abagore birya ku bagabo urumva, bakabasuzugura urumva, bikagira no kuri rya ngingo navuze. Ndumva rero ushobora no kutirya ku muntu kandi ugasanga muratandukanye. Ubwo haba yihe mpamvu? Ni irari nyine. Nirari naryo ritumye ingo zisenyuka. Byari ikibazo njya nibaza. Ibitsina bigira amabara yabyo. Ubanza bigira amabara. Kuko abagore bose ni bamwe pe. Sibyo? N'imipuri ni imwe. Bikumva n'imipuri ni imwe bikumva. Ubwo nanze kwivuga mu mazina yabyo kugira ngo hano abana baba badukurikiye mu kuzi. Yego. Hari n'abantu nyene batagishaka kumva ibyo bintu. Nihaye Imana bakijwe bakiraga kiza n'umwami Yesu. So rero jewe abantu benshi barabizi ngiye ndisanzuye ndi kuvuga sibyo. Sinya kuvuga ibintu kuko mvuga ibintu bihoraho kandi bizwi binakorwa n'abantu. Biriya bintu bigira amabara? Nta mabara bigira. Ntayo pe. Ariko mbwira itandukaniro riri hagati yanyu n'ubwo abagore. Senze pe. Senze nanjye byarancanze. Banza bigira amabara se gusa. Kuko hari igihe ubona ukabona umuntu ukabona nk'umuntu afite umugore mwiza ariko umva gutereta rwose umva akamuca inyuma pe. Kandi ni benshi cyane umuntu agenda abona. Uzi buriya iyo umuntu buriya wakoze ikosa ryo kumuca inyuma. Ese ugira ngo uwo muntu bumukunda? Ntago bumukunda. Ubumwanga. Nkubwije ukuri bajye bavuga ngo umuntu unyurwa. Mukumva? Anyurwa na duke twiza akaturya gadutama amarira ariko ababaye kumva ariko akanyurwa umutima akavuga ati no kuba mbonye ibi birahagije Imana yakoze. Yego. Hari n'utabibonye ibyo ngibyo. So rero iyo wafashe umwanzuro wo guca inyuma umugore wawe
cyangwa uwo mugabo wawe urumva uba watangiye kurenga imbibe z'urugo rwawe cyane rwose uba watangiye gupfumura inzu nk'umuntu ugiye kwiba uba watangiye no gusenya urugo rwawe uba warusenye biba byanarangiye aho ngaho hari n'izindi mpamvu nyinshi turi bugende tuvugaho hari ukuntu umugore mubana genda avugira abagabo kuko sinanashaka ariko nasomye ibitabo warabisomye nasomye ibitabo urumva nasomye ibitabo nyine ibitabo by'imiryango nyine sibyo nasomye inzu y'ibitabo nyine kubyerekeranye n'imiryango kubyerekeranye n'abantu bashakanye sibyo bana bibiliya hari aho yigisha ngo tujye kubabarirana so rero ntumbone gutya abantu benshi babona ikirara ariko njyewe nzi ubwenge nzi byinshi sibyo hano bavuga ati base bibiliya ngo yayigiye huriya musenzi ko abatubeshya ibintu avuga ngo ari uri bugende mu gitabo azenguruke ahiga ahantu navuze ngo nige kubabarira kandi birimo nidubura avuga ati shawe warantubuye kabisa buriya jambo wavuze mbira ngo wowe riribaho koko kandi ribaho so noneho hari izindi mpamvu turi bugende tugarukaho sibyo umbabarire nawe ugenda uvuga unyunganira yego kuko ngewe rwose ntabwo banshometse umunwa kugira ngo bikunde nkomeze mvuge njyenyine nawe uvuge noneho umugore mukagira gutya mukabana sibyo mugatangira gucubira iby'imitungo ahubwo umva ibyinshi nyine urumva gucana inyuma nicyo kintu cya mbere buriya gisenya urugo kuko kiriya kintu iyo umuntu agikoze undi nicyo kintu cya mbere kibabaza gucana inyuma kirababaza cyane uzingiye uri umugore wanjye ukaca inyuma ntabimenye rero nkakwifatira yego nkanakwifatira amaso gutya rwose ni no kuba niba shiki babe baguhenesheje inyuma muri twari cyangwa muri dushe ntabwo ibyo bindeba uri kumva nahita ngira gutya gakoma amashyi narangiza gukoma amashyi nkahita mubwira uti mwiyongeze n'akandi mwiyongeze nanone umusore nta kosa agiye yaba yankoreye cyangwa umugabo ngo yagiye kundongorera umugore uri kumva navuga ati musore we nibigendere sibyo ntabwo namera nk'aba bagabo bafata imbunda bakarasa abagore baba bagiye kubaca inyuma burya ntabwo amakosa aba arayo umugabo amakosa aba yakoze wa muntu wemeye kuryamana n'undi utari umugabo we icyo kintu turagihurizaho noneho ikindi kintu ngewe ndi kubona uri kumva iyo udafashe umwanzuro ngo ushinge imizi wubake urugo rwawe yaba umugabo wawe anoza amabanga y'urugo nabi uri kumva yego yaba anoza amabanga y'urugo nabi uri kumva ubyihanganire uri kumva yaba atakugereza aho ushaka ubyihanganire uri kumva rimwe na rimwe naguca n'inyuma wihangane uri kumva yego wenda nabigira akamenyero ari nibwo wafata umwanzuro wakora ababara se giye kuki n'abandi kubabara nanjye icyo gihe yazajya atambuka agasanga hari undi mugore uwo niwo mwanzuro nakufata jewe ntabwo navuga ngo taha ntabwo navuga ngo zingo twawe cyangwa wenda ngo dukore divorce wapi ariko mu mwanzuro wanjye ubwo nawe uratubwira umwanzuro wafata usanze umugabo wawe amenyera guca inyuma n'abari kutureba kuri Rontina TV show nabo commentaire yabo irakenewe kandi ndabizi baraza kukwandikira ndabizi neza ko baraza kwandika ama comment menshi barimo kuvuga ati bino bintu yabigiye Kayusi cyane ko wewe ndi kumwe n'ubatsi urayunganira ariko giye kubera ko nasubye inzu y'ibitabo byerekeranye n'impundo n'imibanire n'abantu babana numva ndabizi sibyo nshobora no kwanjewe n'abadushanjewe n'abantu bubatsi kuba bizi sibyo nese ubwo waba uri umugore wubatse udakora isuku umugabo wawe ukazajya uhora umuhumurira nabi ntaguciye bazajya kureba abahumuranye ikumva bazajya kureba abahumura ngaho nawe ugira icyo ubivugaho rero niba kuko umwanzuro wafata ari wowe nafata ubwo n'abandi bazatubwira umwanzuro bafata
ndumva umugabo yaciye inyuma akabikora rimwe kabiri agahora mbega bigira akamenyero igihe wamureka nimba mwana akoze iyo mariage divorce ntuyimuhe kamwihorera ukamenya ubuzima bwa nakamenya ubuzima utese kandi muri gupfa gucana inyuma sibyo muri gupfa gucana inyuma sibyo noneho bizava guca inyuma noneho n'abaguca inyuma baze bagutirire ku mutungo wawe waruhiye wavunikiye imyaka yose ntabwo bijya byemera utese kandi aseburura ajyana nyine abasora ajyana abasora ibyese wamubuza abasora nyine abarimo gusenya nyine abasora ajyana akajya none se ubundi bamugira uramureka nyine akajyana ibyo ajyana nawe ukamenya ubuzima bwawe ntabwo uri kubyumva niba akora amafaranga akayajyana kw'abo bagore nawe ayawe ukamenya ko yashyira hehe ku mufuka none se urumva ubwo muri make wewe umugabo wahora guca inyuma wakwihangana ukituriza ukamihorera cyane no kumureka ubwo uzi wakiguhanganye n'umuntu ubwo umva nkubwire waba urimo aho ngaho uzi ikintu warimo gukora ujya baca umugani ngo kudahana imbwa byorora imisega uri kumva wowe uri korora imbwa uri kumva nawe imubabaza nk'uko akubabaza yumve ko nawe ufite umubiri nk'uwo nawe afite ubundi umva ntabwo wakora divorce ngo bikunde we ntiwabyemera sibyo ngewe noneho ngiye bigeze ku rwego rwo gufata umutungo wanjye tukawutiriramo uri kumva ngo twagiye mu murenge ngo twavanze umutungo uri kumva ako kanya direct nahita ngufungisha ako kanya direct nagufite igisambo wewe urafata umutungo wanjye mu rugo turanawusangiye tena uri kumva twabanye kubera ko twahuje ariko usa nzi kuzambera ibyanjye hamagara nabariya abantu musambana nabariya abantu mukorana ibintu nkabiriya ukumva uri no kunca inyuma ukumva nibo bishira ukumva amakuru arahari ugashaka ibimenyetso bifatika bihagije ukareba ko batamushiramo ibyo wabuze byose bamufungana nabo basambana bose uriwo mwanzuro wafata nese reka mubaze basi nkunze ko ufite umwanzuro mwiza wo kuba wamwihorera sibyo kandi wihorera aho ngaho twemeze yo umuntu yicecekeye nanone abona amahoro mu buzima cyane rwose wowe wamureka ariko n'inkono utekaho nawe yazaza akayifata akayishyira ntayafata uwo mutwe wawe uri gufunga wo kuvuga ngo ntayafata kandi warahisemo kumwihorera niwo watuma muterana ibyuho ugikocora ngo pa ukajyaho ibintu byo kuvuga ngo ngwe n'ibindi waramuretse nabyo mureke birangiye nyine agusigura ibute bute nyene agusigura inyungu maze amayibo agusigura imayibo kuko wahisemo kumureka uramureka nyine uramureka ko ugiye kwisaza ngo ugire utekereza ibintu byinshi wasigara ungana hagati cyangwa ugasanga n'ejo urwaye n'imivuduko n'ibiki byose ugasanga upfuye imburagihe hejuru yo kwibabariza umutima uramureka samuci urubanza bahari gusa nubwo benda bajya bavuga ngo babwingi ngo bari benshi ngo bavamwe ngo arapfa kumva jewe mbonye ntandi mahitamo kuko niwo nini nkuri mu radio borose ndahomba uko byagenda kose nuko ugenda ntora kameka kuko nta muntu ubuza umutungo wacu mu rugo nta n'umuntu ubuza umutungo ugiye utunze ngira umugore wanjye nyonyoka mfata amagaki nyonyoka umemukira unci inyuma ndi gufata nkureba umbabariza umutima nyonyoka afata umutungo twaruhanye nsimba nongera kugeza ubwo uzasanga mu rugo hari amarido uri kumva utazi naho umutungo wanjye uri nta n'umuntu umuhazi uri kumva ntabwo uzaza kuboneka mu buyobozi ngo twari dufite ibi n'ibi wagiye se kugaruza muri leta uri kumva wazashira kuri gukomba umuntu kuvuga ati warambabaje warakoze wahita wonyura ku maya masha ubundi genza ajya mbigisha uzajya mbigisha iyo umuntu agusuriye iyo umuntu agusuriye nawe ntumusuriye abazi ko ntanyugira bikumva rero abazi ko ntanyugira rero umugore rero naguca inyuma cyangwa umugabo wawe naguca inyuma nawe uzamuca inyuma kimwe kwa kimwe ni kimwe aguca inyuma ukumva aguca inyuma nimugoroba nawe umuca inyuma saa sita ukumva uyu munsi atahana ikigabo nawe utahana ikindi mwatemana oya wese afite icyumba cye oya ibyo ntabwo utemera kurimo ahubwo hazagera igihe mwebwe museka
mugaseka mukavuga ateka ibi ni ibiki mugaseka mukavuga uti ubundi bimeze bite ugiye kuba nka kumwe hari umugore wigize gusohokera ahantu muri hoteli urumva undi umugabo wamusohokanye asanga n'umugabo we nawe yasohokanyeyo umukobwa umva bose barumirwa icyo gihe bose bahise bareka ba bandi barongera bahise bafata umwanzuro barabireka bahita bongera barihuza batisheri gusanza nigeze gushaka umugore umunsi umwe urumva ntabyita umunsi umwe kuko nta gihe kindi twari tumaranye ntabwo sibyo baramubwiye ngo Kayibisi mujyana umusitari ngo bari kumwe n'abakobwa benshi kumva ngo uriya ngo bariya abakobwa bose ngo abakina na filime ngo nabo bariya bose ngo baririmbana nabo ngo muri ADPR ngo bariya abakobwa bose iriya korali bariya abagore bose ngo bose ngo nabagore be urumva ngo kumureba kuriya buriya ngo afite urundi rugo bafite urundi rugo ngo niyo mpamvu ngo utabona ngo byo wifuza byose kuri we ngo ababishiriye abandi bagore nasanze ibintu byose mu rugo yabigenge byose nahirutse ahantu twashaka agafunguzo munsi y'agatapi nanize nyene yaramaze iminsi batamvugisha nibereye mu kazi nyene ntabwo ajya ababaye nyene we yafashe umwanzuro giti cye nanabizi ariko ntabwo ngiyewe nari ndi buntara urumva naragiye mu kazi ariko ntashobora kumara icyumweru ntaraza ngo naje nyene nitaye nyene mvuye mu kazi bisanzwe abaturanyi bamwe bakazi bantelefona bakambwira ati ko se kutakibaho mu rugo warimutse kutatubwiye ngo kubera iki se ngo ko najyaga mbona mu rugo hano hafunguye uri kumva n'imiziki kandi nkaba mbona nta muntu mbona tiyamara nuko umugore wanjye batuje nyene ngo ariryaniye bisanzwe nyene nkarenzaho simenye impamvu kumbe we yarabiketse umuturanyi ucumero gishize nagiye ari kwa mbere isanga ibintu byose ntabiri mu nta na kimwe habe n'itapi nta mwana bamufitanye yantwaye agahinja yantwaye agahinja rwose akajyana neza nahindutse message nyine kiyambwira ngo mbabarire ngo kuba ngutandukanishije n'umwana mbabarire kuba ngutandukanishije n'umwana nahise mvuga ati ntiturakoze ujye urugendo rwiza nawe uramwihorera aranambwira ngo nizere ko utazankenera nanjye ntazagukenera nahise mubwira ati it's fine wapi ntabwo twese gusa byari mu nzira nkuko nyine abantu bikundanira bagahuza bakavuga ati n'undi bazakuntwara reka twibanire ari ubukwe ari umurenge byose tubigemo tubana urumva ibintu nahuye nabyo kugezana n'isaha sinakubwira ngo umwana wanjye ari he cyangwa ngo nzi ubuzima bwe kuko bagiye mu bihugu byo hanze sibyo na nimero zanjye baraziporotse kumva yahinduye n'amasimukadi yarashatse ariko ntabyo nzi ko yashatse sibyo gusa iwabo barambajije barambwira ati se ngo mwapfuye iki mwapfuye n'umugore wawe nabuze icyo mvuga ati muzamubaze ati nanjye simbizi ngo iwabo uretse ko ngibyo si ibintu nabwira mama kuko ni ibintu biba bibabaje ni ibintu biba bigayitse sibyo abantu bahita banavuga yuko umugabo udashobotse turimo kugenda dutanga ingero turumva tunatanga n'ubuhamya ku byatubayeho nkuko nawe utabura ibintu byakubayeho nkuko umuntu uri gutukurikirana aka kanya nawe byamubayeho cyane rwose so uri kumva icyo kintu urumva ukuntu yamemukiye ndabizi hano hari ababwiyumve kabisa ari bwiyumve kabisa ndabizi hari abantu bari bwiyumve ibyambayeho ndatekereza ko namwe byababayeho ko karagaciyemwo icyo bivugaho ubundi turangiza ikiganiro cyacu niba bikunda tuzongere tuze tubahe undi mwanya twongere tubahe n'ubuhamya twongere mbese tubahe inama z'ingenzi cyane cyane mu rubyiruko no ku bantu no ku ngo kuko ndatekereza ko twebwe urubyiruko dufite gahunda yo gushaka ndetse nyine ko nta rukundo rukibaho abagore babaye ibisumizi abagore babaye isasu nk'uko bajya bivuga ngo nta myaka 100 sibyo n'abagabo nabo babaye ibibatsi nikumva nta rukundo mbese rukiri mu rubyiruko ndetse nta n'urukundo rukibaho uko bibona kuko twabigize agatogo n'urukundo rwa rwakera ubwo rero ugira icyo bivugaho nawe tugana ku musozo kuko n'igihe wakwakiriye ntabwo usinze n'ubwo uri bosi w'iki kinyamakuru wirahangane nawe ndatekereza ko uzantumira tu ndumva ukuntu dusoza kino kiganiro ndumva icyo navugaho ni uko ibintu byo gucana inyuma abantu babireka
kandi ikindi buriya iyo umuntu arebye no muri telefone y'umuntu, wowe mugore unurira muri telefone y'umugabo bizaba ibibazo, wowe mugabo unurira muri telefone y'umugore bizaba ibibazo, kandi abantu bakajya babwizanya ukuri. Buriya ukuri gutuma abantu babana neza. Kandi hagezweho bwesiko mu nkundo muri business n'iterambere. Ariko abantu bose si kimwe. Naje gusanga bose ari bamwe. Oya abantu bose ntago ari bamwe. Uwateye imbere ntago abayifuza ko mugenzi we yatera imbere. Ibyo bimenye. Wateye imbere ntashaka ko mugenzi we yatera imbere. Umuntu wateye imbere wagize icyo ageraho ntago abashaka ko uri hasi nawe yabigeraho ipatsamuke. Ibyo bintu rero biri muri bose. Abantu bagomba kwishaka mu rukundo. Waba umupasiteri uri kunyumva, waba uri umubikira, waba uri iki ntazi sinzi, ariko mwese nabonye tuza kimwe nanjye nishizemo ndetse nawe n'abandi. Urukundo abantu bose ntago ariko rwarangiye. Yerega yabinababaza. Ariko uyu ubona umugabo utinyuka kica umugore we, ukabona umugore we yafashe amagara y'umugabo ari kuyakanda, ndikumva icyo kintu. Urukundo rwabaye ruke. Umugore ngo yankanze amabya, ukumva umugabo ari gutaka. Ndikumva icyo kintu. None se sinzi byumvikana. Sawa rero ubwo nyene sinzi gira icyo urenzaho nyine limite. Reka dusoze naho utaha. Okay, reka rero mbifuriza amahoro n'umugisha kandi Imana ikomeze babe hafi. Tunabasengera cyane ku mitima, tunabifuza gutera imbere no kugubwa neza, sibyo? Naho utaha mukore subscribe, share, nimutabikora Imana izabyikorera, kandi nta bufusho batabyaye, tugomba kubikora tubikoreye mwebwe. Ciao ciao.